Inshuti zanjye mwese, wa munsi wo kugira ngo dutangire diet igabanya ibiro 4 kugera ku 8 n'uyu nguyu, kuko noneho tugiye gukora diet igabanya ibiro, ibintu byo kwiga imirire, kugira discipline, ibyo ngibyo hoya twarabyize twarabimenye. Ubu tugiye gushyira ibikorwa, tugiye gushyiraho ibikorwa, amagambo turayareka, kuko icyumweru tugiye gutangirana turakora ibintu bimwe. Ngiye kukwereka isaha ku isaha, umunsi ku munsi, ikintu uzajya ukora, ikintu uzajya urya, ibintu wemerewe kurya. Iyi video irimo ibice bitatu, aho igice cya mbere kiri buvuge ku bintu ugomba kugira, igice cya kabiri kikavuga umunsi ku munsi icyo uzajya ukora, noneho igice cya gatatu cyo kikaba kirimo ubwoko bw'imboga wemerewe gukoresha, kuko ntago wemerewe gukoresha imboga zose. Ariho mu gice cya gatatu ho ntago video ndayishyira munsi muri comment ya mbere, urahita ubona imboga wemerewe gukoresha, izo zonyine nizo wemerewe gukoresha. Ntagutindiye rero, reka tugende dutangire iyi video, kuko twiyemeje kuvaho ibiro hagati ya 4 n'8. Cya cyumweru cyacu rero tugiye kugitangira, aho tugiye gukora diet rwose, diet imwe, twese tugakora ibintu bimwe, tukarya ibintu bimwe, kugira ngo tubashe guta hagati y'ibiro 4 n'8. Abo twatangiranye murabizi ko igihe cyashize twari turi kwibanda kugira ngo tubashe kugabanya cyangwa se gustabiliza insuline yo mu mubiri wacu. Twari twarabanjije kugira ngo twige kugira discipline ituma tutaryagagura, tugira discipline. Ubu discipline twari tumaze kwigira, ubu noneho kuko tumaze kwigenga, tugiye gukora ikintu gituma ibiro byirukanka, dukureho ibiro vuba vuba, kuko ntago tuzakomeza kwiga kugira discipline hoya. Ubu tugiye kugabanya ibiro. Niba rero wiyemeje gutangirana iki cyumweru natwe, ikintu cya mbere ubanza gukora mbere yo gutangira iyi diet nuko ufata umunzani, ukajya ku munzani ukipima, ukareba ibiro ufite. Numara kwipima unkundire ujya ahantu ubyandike, wabyandika ku ikayi, uze naha muri comment ushyireho ibiro byawe wasanze ufite, ndetse ushyireho ngo ndashaka kugabanya ibiro 4 hagati ya 4 n'10. ushaka kuvuga ngo njye ndashaka kugabanya ibiro hagati ya 4 n'10, nsanze mfite ibi ngibi. Ubwo nugaruka nanone uzongera utubwire, ujye kuri ya comment wanditse ushyireho ngo nagabanyije ibiro bingana gutya, kugira ngo tujye dutanga ubuhamya, tubusharinge n'abandi, tubahe motivation. Turi hano kugira ngo dufatanye. Ese we tugiye gutangirana iki cyumweru uri serious? Waba se warabashije kugira discipline mu gihe cyashize? Rwose ntago kibasha kuryagagura. Nimba ukiryagagura, ucyumva umubiri wawe ushaka kurya, umubiri wawe gutera stress, ukirukanyira mu kabati ukarya, waba uretse gutangira iyi diet. Ariko niba ushoboye rwose kumanaginga umubiri wawe, inzara yo mu mubiri ushobora kwimanaginga, iyi diet ni yawe. Mbere yo gutangira iyi diet rero, nyemerera ngo shimire we waje kuri Aduhire channel, kandi nkubwire ngo karibu. Iyi channel ni y'abantu bose bifuza kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko kugabanya ibiro. Ntaratangira rero diet, ibintu tuzakora, hari ibintu mbere na mbere tuzakenera mbere yo gutangira iyi diet. Hari ibintu ugomba kuba ufite. Ugomba kuba ufite umunyu wa wundi munini, umunyu wo mu nyanja munini usa n'umweru. Tuzakenera kandi apple cider vinegar. Tuzakenera, ntago ari ibyo gusa, hari ikindi kintu kiri special tutajyaga dushyira, ntajyaga mvuga mu mavideo yandi, nari narateganyije gushyira muri iyi diet. Tuzakenera supplement cyangwa se supplement alimentaire yitwa magnesium. Magnesium impamvu tuzayikenera nuko tuzagabanya carbs
cyane. Iyo magnesium rero izagenda yunganire umubiri, ntucike intege ngo unanirwe, bityo ukomeze ugira intege ari nako ugabanya ibiro. Inshuti yanjye rwose, iyo magnesium unkundire ujye muri farumasi, ugende hamwe bacuruza imiti isanzwe, ntabwo ujya ahantu bacuruza imiti ya gakondo, hoya urajya muri farumasi ubabwire baguhe supplement cyangwa se supplement yitwa magnesium. Magnesium nibayiguha tuzayikenera kugira ngo izagufashe ujye wumva ufite intege. Iyo magnesium rero ntabwo ariyo dukenera gusa, kuko abantu baba ahantu hakonje bari bukenere vitamine D. Iyo vitamine D nayo barayigurira muri farumasi, ariko abantu baba ahantu hari ubushyuhe nko mu Rwanda, abantu tuba mu Rwanda tuzajya tujya ku zuba, kuko izuba riraduha vitamine D. Mu nkundire rero, mu nyemerere mujye muri farumasi mushake magnesium. Ni ngombwa cyane kuri iyi diet kugira ngo amagufa yawe agomeze abe meza, wumve ufite imbaraga, kuko turi bugabanye ahangaha carbs, kandi nituzigabanye izo carbs, wari usanzwe ufata carbs ntufate iyo magnesium, ntago wakumva ucitse intege ukaba warekeraho diet utayirangije. Ntacyo byaba bikumariye, ntago zihenda. Magnesium zigura amafaranga makeya, ni ikintu cyiza kuko ni ikintu cyongerera umubiri wawe kugira imbaraga, ntago ari imiti ngo ikuvura ikihoya. Magnesium irongerera umubiri wawe kugira imbaraga. Ntutinye rwose, unyemerere ujye muri farumasi uyibaze, barayiguha. Nta nubwo ari ikintu urindira ngo muganga yacyanditseho, ya ni ikintu, ni nk'ibiryo, ni supplement alimentaire abadasobanukiwe, ni nk'ibiryo, ni inyunganizi y'ibiryo. Ubwo magnesium, vitamine D turabyemeye ko turi bubikoreshe, kandi ushobora, ababishoboye bashake huile d'olive, kuko turarikoresha amavuta afite ibinure byiza. Ntago tuzakoresha ariya mavuta dusanzwe dutekesha ifiriti, hoya. Niyo mpamvu kandi iyi video nyizanye kare kugira ngo ibyo bintu mubishake, abadashoboye kubibona bazihangana barindire babibone. Tuzakoresha amagi menshi muri iyi diet, ababishoboye mushake amagi y'inkoko nziza z'inyarwanda, abantu baba hanze mushake amagi ya bio. Ntimugire ikibazo cya cholesterol, kuko ahangaha turakora ku buryo dusigarana cholesterol nziza gusa. Nyuma y'ibikenerwa rero, ntago nakwirengagiza kuvuga ko turi bukenere clou de girofle cyangwa se cloves, nayo muze kuza kuzishaka. Ariko noneho hari ikindi kintu cy'ingenzi turi bukenere mu cyumweru cyacu cyose. Turakenera discipline no kwiyemeza. Nkeneye discipline, uzane iyo discipline rwose, wiyemeze rwose. Nimba uri umumama, uri umupapa, bimwe ujya utoza abana bawe, nibyo uyu munsi ugomba kugira. Ni ukuri ahangaha ntabwo turi bukine iki cyumweru, ntabwo turi bukine, kuko igihe cyose tumaze twiga kurya neza, twiga kugabanya inzara, iki ni icyumweru noneho dukeneye ibisubizo bya bindi byihuse, hagati ya bya biro 4 n'8. Ese uriyemeje ugiye kugira discipline? Mbabarira rwose wiyemeze. Nimba mva nta discipline uri bugire, ntiwirirwe utangira iyi diet. Ariko kandi hari ikindi kintu ntakwirengagiza. Niba ufite ikibazo cy'umutima, ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ikibazo cya diabete, mbere yo gutangira iyi diet wabanza ukagisha inama umuganga wawe, ukabitekereza kabiri. Kuko ni urugero, nimba ufite nk'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ntago wemerewe gukoresha amazi arimo umunyu. Nimba ufite ikibazo cy'umutima, nuko ubanza ugisha inama muganga wawe, umubwire uko diet imeze, arakugira inama ku
kuko dayati ibintu turi buvuge, ibintu turi bukore ni ibintu byemewe na siyanse, ni ibintu abaganga bemera. Uri bugire kandi ikibazo azagenda abaza muri komenti uko umunsi ugenda uzagenda ubaza, nitugera ku munsi wa mbere uzabaza, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu uzagenda ubaza, dufatanye dusubize, tugende dusubiza n'abo muri groupe, turi kumwe muri groupe mujye musubiza abandi muri komenti. Rero iyi dayati yacu turayitangira ku wa gatandatu, kuzagera ku wa gatandatu nimugoroba, kuzagera ikindi cyumweru ku wa gatandatu nimugoroba. Urumva ko ni dayati y'icyumweru cyose, icyumweru cyose tugiye kugira disipurine. Ku wa gatandatu rero nimugoroba, mbere yo gutangira dayati yawe, uzagenda ufata isahani uyipakire, uyuzuze, uyisendereze, urye wumve ko uhaze. Hazabe hariho poroteyine nyinshi, inshuti yanjye uzankundire ushyireho poroteyine nyinshi n'imboga nyinshi, urye uhage rwose wumve ko umeze neza. Ubwo ngubwo ku wa gatandatu urumara kurya umeze neza, isahani ya nyuma, ibiryo bya nyuma bizakugera mu nda saa 9, hagati ya saa 9 na saa 10, hagati ya saa 9 na saa 10 ubwo uzaba urekeye aho kurya, kuko nyuma ya saa 10 nta kindi kintu cyemerewe kongera kukugera mu mubiri. Ubwo umunsi wacu ko tuzawutangira, reka nongere mbisubiremo, uyu munsi wacu tuzawutangira turya hagati ya saa 9 na saa 10, aho tuzarya ibiryo birimo poroteyine nyinshi n'imboga nyinshi, ubundi saa 10 stop, nta kindi kintu kizongera kutugera mu kanwa uretse amazi cyangwa se n'ibindi binyobwa ndibuze kukugezaho hasi. Ubwo saa 12 rero nizigera, tuzahita tunywa igikombe cy'inusu y'amazi arimo akunyu gakeya cyane. Impamvu tuzanywa ayo mazi arimo akunyu gakeya ni ukugira ngo ntituze gushaka kuryagagura, dukomeze tumere nk'abantu bahazi. Hagati ya saa 12, ntabwo ari hagati ya saa 12, ni saa 12 turanywa igikombe cy'inusu y'amazi. Nongere mbisubiremo, irimo akunyu gakeya cyane, kugira ngo ako kunyu n'ayo mazi bize kudufasha twumva duhaze, ntituze gushaka kuryagagura. Ubwo rero hagati y'amasaha yandi ari bukurikireho, nta kindi kintu dushyira mu kanwa, turaryama nta kindi kintu dushyira mu kanwa. Niwumva ushonje uze gufata amazi ushyiremo apple vinegar dukeya cyane, nk'akayiko gatoya, ubundi unywe. Uraza kuryama nta kindi kintu wongeye gushyira mu kanwa. Abo tumaranye igihe rwose mumaze kumenyera ko mutumva mushonje uko mwiboneye, mutumva rwose isereri ijeho, mumaze kumenyera inzara kuyijera pe. Ubwo rero ni ukuryama, noneho tuzongera kurya ku cyumweru undi munsi ukurikiyeho. Impamvu rero ari ingenzi ko dutangiza dayati yacu kwiyiriza ubusa, hari akamaro ko kwiyiriza ubusa, kuko umubiri wacu uzagenda ubanze usye ibiryo byose, wisye ubirangize. Ubwo ni igifu kibisya, noneho imyanda iri mu mubiri uzayisohora. Numara kuyisohora, uzatangira noneho muri ya masaha, hashize amasaha menshi utararya, uzatangira umubiri utangire gukoresha ibinure. Ni byiza kwiyiriza ubusa, ni byiza cyane rwose, kuko ni naho ya maserire aba yarapfuye, amwe atuma tugira indwara, harimo indwara za kanseri, atangira gusohoka, n'isukari nyinshi yo mu mubiri igatangira gusohoka. Ni ngombwa rwose wihangane, uzagerageze, uzagera aho wumve utangiye gusonza, ariko mu gihe uzajya usonza ujye unywa amazi make cyane, amazi menshi arimo akunyu gake cyane, cyangwa se amazi ushyiremo apple vinegar gake cyane. Abantu apple vinegar itera ikibazo cyo mu menyo cyangwa se batayishobora, ubwo n'amazi arimo akunyu gakeya cyane. Ku cyumweru rero tuzarya hagati ya saa 9 na saa 10, nibwo rwose tukicara tukarya
tugahaga, tuzicara turye duhage ku cyumweru. Noneho rero isahani yacu izaba iriho poroteyine, hariho n'imboga nta kabzi tuzashyiraho. Niyo mpamvu twavuze hariya ko ari ngombwa kuba dufite supplement cyangwa se supplement alimentaire za magnesium kugira ngo zizadufashe ntituzacike intege. Ubwo uzaba wazifashe nk'uko abaganga babikubwiye. Ubundi ikintu tuzarya ahangaha ni uko tuzarya inyama y'inkoko yumutse, tuzayiteka yumutse, ntabwo tuzakora isosi, ntabwo tuzashyiraho inyanya, ntabwo tuzashyiraho sauce tomate, hoya. Ababishoboye, abafite amapanu muzayifate muyishyire ku ipanu, abafite ifuru muyiteke mu ifuru kandi mushyireho ibirungo gusa, nta birungo biriho isukari. Inkoko izaba yumutse ya huile d'olive cyangwa se olive oil navuze tuzakenera, niyo gusa izakoreshwa kuri iyo nkoko, n'ibindi birungo bisanzwe, nta nyanya, nta sauce tomate, hoya, kuko ahangaha tuzakoresha imboga zisa n'icyatsi gusa. Ubwo ni urugero, ishobora kuba ari inkoko hariho salade y'amareti, za salade z'icyatsi barya ari mbisi. Ndongera mbisubiremo, ntago salade z'umutuku nka karoti ntizemewe, inyanya ntizemewe, hoya. Ahangaha turakoresha imboga zifite kabzi nke cyane, ariho ubwo harimo brokoli. Ushobora gushyiraho dodo ariko dodo ntizishye neza, ugashyiraho intoryi ziremewe, ariko cyane nubishobora ukoreshe imboga mbisi za salade. Utazishoboye ushobora gufata dodo n'icyatsi ukazikaranga ntizishye neza, nshuti yanjye, ntizishye neza intoryi. Nuko ubwo ni inkoko n'imboga z'icyatsi gusa. Ahangaha noneho 1/2 kizaba imboga, noneho 1/2 kibe proteine. Noneho ikindi kintu cyiza tuzashyiraho, kuko turashaka ibinure byiza, ikintu gifite ibinure byiza kugira ngo ibiryo bitinde mu nda. Aha turashyiraho igice cya voka rwose, ugifate ugishyireho ukirye wumve ko uhaze. Numara kurya, ikintu turi bukore ntabwo uhita wicara, ntabwo wicara pe, kereka utabishoboye, udashoboye kugenda uragenda iminota yonyine 10, ushoboye 20-30 byaba byiza kurushaho, ariko ahangaha urasabwa iminota 10. Ubwo ku cyumweru turiye hagati ya saa 9 na saa 10 n'iryo funguro turi burye gusa. Irindi funguro tuzarirya kuwa mbere mu gitondo. Kuwa mbere mu gitondo rero ushobora gufata ifunguro ryawe hagati, kuko urumva twarangije kurya bya biryo byacu hakiri kare, hagati ya saa 9 na saa 10 nibwo twicaye turi kurya, ku buryo yenda ubwo saa 11 bishobotse nibwo waba urangije kurya, ubaye urya gahoro watinze. Ubwo urumva rero undi munsi ukurikiyeho nuba ushonje cyane uzarye mu gitondo hakiri kare, ariko nubishobora uzarye bitinze nka saa 4. Uriye hagati ya saa 1 na saa 4 nta kibazo rwose. Hagati ya saa 1 na saa 4 ibintu tuzarya amagi 3 atogosheje, turenzeho salade z'icyatsi cyangwa se imboga z'icyatsi, nta mboga z'umutuku, nta nyanya, nta karoti, nta zindi mboga z'umutuku, hoya. Ariko nanone dushobora gushyiraho amashu cyangwa se shufurere ziremewe, imboga z'umweru, ariko inyanya, amakaroti, za mboga ziryohereye ntago zemewe kujyaho. Ubwo ni amagi 3 urayariye hagati ya saa 1 na saa 4 n'izo salade. Nanone turongera dushyireho ya avoka tuzayirya buri munsi kugira ngo idufashe tugire ibinure byiza. Ubwo urabiriye, noneho kongera kurya ni ku mugoroba. Ku mugoroba rero nibigushobokera uzarye kare, nshuti yanjye, byibura saa 11, ku buryo uba urangije kurya, cyangwa se isaha ya nyuma ikaba ari saa 11 yo kurya. Saa 11 rero nabwo
tuzarya nanone ikindi kintu cyumutse, poroteyine n'imboga. Poroteyine tuzarya noneho ahangaha tuzafata amafi, ifi yumutse, ntago tuzakora isosi inyanya, ntago inyanya tuzishaka, ntago sosi tomate tuzishaka, kuko turashaka poroteyine n'imboga gusa, ntago dushaka carbs kuko turi kuzigabanya, turi kugira ngo umubiri wacu ibirekure. Tuzafata ifi yumutse n'imboga z'icyatsi za dodo zikaranze, ariko zikaranze zidahiye neza. Muri dodo washyiramo igitunguru nta kibazo, ariko uzakarangisha ya mavuta huile d'olive, rya cupa twashyize mu bintu bikenerwa, mu bintu dukeneye. Ubwo uzakora ibishoboka byose ku buryo saa 12 uba warangije kurya. Niba utangiye kurya hagati ya saa 11 na saa 12 cyangwa se saa 10 kugera saa 12, ku buryo saa 12 nta kindi kintu kikugera mu kanwa. Urabizi icyo gukora iyo umaze kurya ni ugufata umuhanda ukagenda n'amaguru gusa rwose, ntabwo ari ukwirukanka, ntabwo wakwirukanka ukimara kurya kereka nk'iminota 30. Ubwo uzaba ubigenje neza, umunsi wo kuwa mbere tube turawurangije. Kandi ikindi kintu nibagiwe kongeraho nuko mbere yo kurya iminota 30 nanone ugomba kujya unywa amazi. Wakumva nanone unashonje atari amasaha yo kurya, ukanywa amazi arimo akunyu gakeya, cyangwa se amazi arimo apple cider vinegar, cyangwa se amazi arimo cloves, ariko cloves ntushyiremo nyinshi, nyaboneka ugashyiramo nk'utuntu nka 2 cyangwa 3 muri litiro y'amazi. Umunsi rero wo kuwa kabiri niwo tugezeho. Umunsi wo kuwa kabiri mu gitondo nanone tuzarya ibiryo bimeze nk'ibyo ku munsi wa mbere, nta kintu na kimwe tuzahinduraho, nk'uko yari amagi atogosheje. Ahangaha ushobora kuyatogosa cyangwa se ugakora umureti, ntugire ikibazo ngo amagi ni menshi, yabaye menshi, kuko ahangaha tuzasigana cholesterol nziza. Numara kurya uzahita ugenda, noneho digestion ikorwe, nta kibazo na gitoya uzagira, kuko kandi nta zindi carbs uzaba uri gufata cyangwa se ibindi bintu byatuma uzamura cholesterol, nta kibazo pe. Amagi uzayarye, amagi 3, umureti cyangwa se atogosheje, nanone ushyireho za mboga z'icyatsi, ntacyo uzahindura. Ibyo kuwa mbere ni nk'ibyo kuwa kabiri. Nimugoroba ufate nanone indi fi, 1/2 cy'isahani, noneho 1/2 cy'isahani nanone bibe imboga z'icyatsi zitetse, zikaranze, zidahiye neza, nka dodo n'urugero, dodo zikaranze zirimo agatunguru bidahiye neza. Kandi nyaboneka saa 11 nimba wicaye uri kurya, cyangwa ari saa 10 kugera saa 11, saa 12 ntihagire ikindi kintu cyongera kukugera mu kanwa uretse amazi gusa. Ubwo umunsi wa kabiri wo kuwa kabiri tuzaba turangije dukurikijeho umunsi wo kuwa gatatu. Nizere ko utarambiriwe ku munsi wo kuwa kabiri cyangwa se ngo ucike intege. Karibu rero ku munsi wa gatatu, kuwa gatatu, aho noneho mu gitondo aribwo tuzarya sardine itekanye na dodo n'intoryi, isahani yuzuye. Nimba ari sardine kagakopo gatoya kose ugomba kukarya ukakamara, noneho ugashyiramo na dodo n'intoryi, isahani yuzuye rwose. Ugomba kurya poroteyine, ushobora no gukoresha udukombe 2 nta kibazo, ariko ukarya ugahaga. Ibyo nibyo uzafata mu gitondo. Nubishobora nubyukana inzara, ubishoboye uzarya utinze, ariko nubyukana inzara cyane uzarya hakiri kare. Ubwo ni hagati ya saa 1 na saa 4, cyangwa se ushobora kujya no kurya kugera saa 5, saa 6, bizaterwa nuko wiyumva. Icyo gukora rero urakizi, numara kurya ugomba kugenda ni ingenzi. Nimba ushaka kugabanuka ibiro, nutabyubahiriza ngo ugende rwose, umenye ko diet yawe uzaba uri kuyica, kuko turashaka ko na karori zose zaje muri ibyo biryo uhita utangira ukazikoresha hakiri kare. Isukari yihuse wafashe mu biryo, nimba harimo agasukari na gakeya kaje, uhita ugakoresha
hakiri kare, bityo usigare umubiri wawe ufite umwanya wo kugira ngo ukoreshe ibinure. Nimugoroba tuzagaruka kuri ya magi, noneho tuzatangira tugabanye amagi. Tuzakoresha amagi 2 y'avoka nk'ibisanzwe n'imboga z'icyatsi nk'ibisanzwe. Nuko nguko tuzabigenza ku wa gatatu. Ku wa kane ni kimwe, nabwo tuzongera turye sardine irimo imboga na ya magi 2 na avoka nk'ibisanzwe, rwose nta kintu tuzahinduraho. Ubwo twagiye ku munsi wa gatanu. Umunsi wa gatanu rero ntago usanzwe, kuko ni umunsi tuzaba turi kwitegura umunsi wa gatandatu, twitegura weekend, twitegura ku wa gatandatu, kandi weekend nabwo tuzakora ibikorwa bidasanzwe. Ese kuva ku wa mbere kugera ku wa kane urumva bigoye? Urumva atari ibintu byoroshye? Yego, bisaba discipline rwose, kuko kugira ngo dukate carbs tuzikate cyangwa se glycide tuzikate burundu ni ibintu bikomeye, ni ibintu umubiri utarumenyereye. Kandi ukomeze ufate za supplement zawe za magnesium nk'uko bikubwiye, umuganga yabikubwiye. Niba uba ahantu hakonje ntiwibagirwe vitamine D. Niba ujya ugenda ku zuba. Ku wa gatanu rero mu gitondo tuzafata umureti twagabanyije amagi, noneho ni umureti w'amagi 2 utekanye n'imboga. Uzashyiremo rwose amapaprika cyangwa se amapoivro y'icyatsi kibisi, uvangemo n'ibitunguru byinshi, urye uhaga. Amagi 2 arimo n'imboga, n'izindi mboga zose waba ufite. Pinari washyiramo mu mureti, ukaba igisahani rwose cyiza kibyimbye kiriho ayo magi 2 n'izo mboga. Noneho rero ku wa gatanu nimugoroba tuzaba twitegura kugira ngo dukore igikorwa kidasanzwe. Tuzarya indagara zitekanye n'amashu. Urumva indagara ni proteine zitekanye n'amashu. Amashu ni imboga, amashu ntuzahishe neza nshuti yanjye. Dushyiremo nanone n'ikindi kintu proteine, tuzashyiraho nanone n'igi 1 cyangwa se amagi 2 bitewe nuko igifu cyawe kimeze. Tuzaba dufashe proteine nyinshi. Igice cy'avoka ntabwo tuzakibagirwa, ariko ntabwo ugomba kurya ngo urenze urugero. Noneho umunsi wo kuwa gatanu nugera nimugoroba uzahita ushyiraho stop rwose, ku buryo saa 12 nta kindi kiryo kiba cyongera kugukora mu kanwa. Twitegura nanone gukora ikindi kintu gitangaje. Ubwo noneho nibigera ku wa gatanu saa 12 tuzarekeraho kurya, ariho noneho tuzahita dukomerezaho ya masaha 36 ya yandi twagiye dukora mbere. Ayo masaha 36 tuzayamara tutarya. Turayatangira ku wa gatanu saa 12, aho tuzayarangiza ku cyumweru mu gitondo. Ubwo ku wa gatanu saa 12 nta kintu uri bufate nshuti yanjye. Biragoye, ariko umubiri wawe uzaba wamaze kumenyera, kuko uzaba umaze iminsi 5 yose nta sukari, nta bintu by'amasukari ufata, nta carbs nyinshi ufata. Ubwo mu gitondo ku wa gatandatu nihagera, ikintu tuzakora ni amazi arimo akunyu gakeya, wa munyu wo mu nyanja. Abadafite uwo munyu bazafata amazi bashyiremo apple cider vinegar n'uducloves duke cyane bitewe n'amazi ufite. Uzareba mu video yandi nakoze ingano ya cloves washyira muri ayo mazi n'ingano ya apple cider vinegar. Noneho uko uzajya wumva ushonje uzajya unywa ibyo bintu. Ubwo turamara amasaha 36 tutariye, twiyirije ubusa. Ese wambaza ngo ni ukubera iki ayo masaha 36? Ayo masaha 36 impamvu turi buyamare tutariye, turagira ngo umubiri wacu ukuremo isukari yose yari isigaye mu mubiri. Numara gukuramo iyo sukari yose, uragenda
ukore ikintu bita koza umwanda wose wari uri mu mubiri usohoke, digestion yose y'ibiryo twariye irangire. Hari ibintu biba byarapfuye, amaserire yo mu mubiri aba yarapfuye, harimo n'aya maserire imwe tujya twumva ngo atera kanseri, byose biri busohoke muri ayo masaha 36. Noneho ni nabwo dutangira gutwika ibinure, inshuti yanjye, muri ayo masaha ibinure biri buze kugenda byihuse. Ayo masaha rero 36 nituyarangiza tukayarangiza ku cyumweru mu gitondo. Twatangiye kuwa gatanu saa 12, ku cyumweru mu gitondo saa 12 turaba tuyarangije rwose. Mu gitondo ugende wicare, wongere ufate za mboga zawe z'icyatsi uzirishe na proteine. Ushobora gufata izo mboga z'icyatsi ukazishyiramo indagara ukicara ukarya, cyangwa se ugakora nanone wa mureti wawe usanzwe. Ntuzahite ngo urangiza ku cyumweru hagire usubire kuri ya sahani yuzuranye umusozi. Hoya. Cyumweru rwose uzagende wipime, ujye ku munzani utubwire igisubizo wabonye. Ubwo ntegereje rero kumenya icyo gisubizo cyiza wabonye, kuko noneho ikizakurikiraho tuzakurikizaho uburyo twareba ibiro twakuyeho tukabibungabunga ntibyiyongere, tugakomeza ahubwo n'ibindi bikagenda bimanuka gahoro, kuko utitonze ndabizi neza kuzavaho ibiro byinshi. Nukurikiza icyo cyumweru ndabizi neza rwose, nubabikurikije uko bigomba gukorwa uzavaho ibiro rwose uzumirwa. Ariko uramutse utitonze ibyo biro byakongera bigasubiraho. Ariyo mpamvu tugomba kumenya uburyo twitwara nyuma yo kubona ibiro byavuyeho. Ubwo uzambwira uko bimeze noneho bitewe na resultat cyangwa se igisubizo wabonye, nibwo nzamenya ikindi nkurikizaho, indi video nkurikizaho. Ubwo turi kumwe. Ikibazo uzagira ujye ukimbaza muri comment, nzaba mpari, n'abandi turi kumwe muri groupe bazajya bagusubiza igitekerezo uko byakugendekeye. Wibuke kandi muri iyo diet ujye unywa amazi menshi, ni ngombwa amazi menshi rwose. Naho kuri video y'ubutaha, bizu.